uzi ibintu namukorera ntabwo nabikora amuce nyuma nyine ahubwo nanjye nazagena nka nyine nkakora ishoboka byose nyakansangana n'umutipe nakare ukuntu bibabaza rero aramutse abonye ko bibabaza ashaka kuvuga ati wenda umuntu kubera ko mukunda ntago nzongera sibyo nyine naramubabaje akareba uburemere bwabyo sibyo aramutse abaye nkunda atankunda yandeka ariko abatipe baranjye ntago naborohera njye nakuburanye basi cece ari njye nawe ucinye umundi ninde naciye inyuma iki nakoze iki nzizi iki njyari ibintu nashobora kwiyumvisha n'iki naguha mu by'ukuri nta kintu utama ariko nanjye ntago naguciye inyuma ayo namabwire be ayo namabwire basi cecekere basi cecekere nkuko mubizi n'ubundi twagarutse dusanzwe tubaye ibintu byiza ariko kuri uyu munsi tugarutse tubafitiye umutumirwa ariko ntatinze reka mbanze wenda mbibutsa harimo bamwe bagomba kuba bagiye kudukurikira cyangwa se nko kwakunda usanga umuntu aza akadukurikira ari bwaje ariko icyo mbanza gusaba icyo nkunda kubasaba bwa mbere mugomba gukora subscribe mugakora share hanyuma mukandika naho hasi muri comment nkuko mubizi channel yacu ni Trend Zone TV aho ujya ugashobora kuba watwereka ko dukurikira mu bintu byose dukora haca ibintu bitandukanye ariko kuri iyi ncuro mbabwije ukuri twabazaniye umutumirwa mu by'ukuri uwo mutumirwa ntago nabasha wenda kugira ikintu wenda mvuga ndenzaho mukanya muramwirebera n'umuntu ukomeye cyane bamwe murasanga munamuzi ariko kuri iyi ncuro tugiye kumwageza imbere hano abagezeho ikiganiro cyangwa se tumwakire nkuko n'ubundi tujya tunyuzaho n'ibindi bitandukanye muzi hanyuma ntacyo nabona mbabwira gusa mbibutsa ko yaba bari hanze mudukurikira yaba bari hano mu gihugu cyacu mujye mwibuka wenda support yanyu tuba dushaka mbere na mbere nuko mwatwereka ko wenda mudukurikira mukora subscribe mugakora share kugira ngo bigere no hirya no hino hanyuma igikurikiraho mukajya mutwandikira muri comment ku buryo byibuze niba ibintu twakoze mubyishimiye mushobora kuza mukatubwira muti nakagaruka wa mugani w'abaturanyi ariko mukatwereka byibuze ko n'ubutaha mudukeneye cyangwa se twagira ikindi tubagezaho ndetse n'ikindi muduha n'ibitekerezo by'ibintu mugenda wenda mubona twakoraho ubutaha gutyo tugenda twungurana ibitekerezo kuko nta wigira murabizi abanyarwanda mwe murabizi mbanze shimira abantu bari hakurya mu biri bihugu by'abaturanyi mutwereka ko mudukurikiye mbabona rwose courage cyane natwe muba mwatweretse ko mudukurikiye niyo mpamvu natwe tutabaho ibintu bibi ntatinze rero reka dukomeze n'umutumirwa ntatinze ndasaba cameraman twereka umutumirwa ariko uyu mutumirwa nanjye ubwanjye yanteye ubwoba ndashaka uhera hasi ukereka abadukurikiye umutumirwa mbega ibintu yambaye akigera hano nge byanankanze cameraman ngira ngo araza kubyerekana uhereye hasi wereke abadukurikiye umutumirwa karibu hano karibu buretse nkwe karibu ntukihikaze duhari karibu hano ni kuri Trend Zone TV hano niho wageze wenda ushobora kuba uhageze bwa mbere ariko tukifuza ko n'umundi tuzadukomezanya watangira usuhuza abadukurikiye ubibwira amazina iki byose nk'umuntu n'ubundi sanzwe nzi kwibya ngibyo harinda kubigutoza gusuhuza abadukurikiye karibu abankurikiye amazina yanjye nitwa Angela ndi umukinnyi wa film so banze mu bintu byinshi bitandukanye murakoze so iyi channel harya Trend Zone TV yes Trend Zone TV supporting mubafashe mukore subscribe comment share ibyo bintu nibyo bidufasha nibyo tuba dukeneye cyane views zanyu turazikeneye aha Anje urakoze cyane ukivuga rero hari ijambo uvuze uravuga uti ngiye ndi umukinnyi wa filime aho rero yuhageze uvuga ko ushobora kubukina filime nge mpita matinda cyane hanyuma Anje tudatinze cyangwa dutangira wamfasha ukambwira kuko abadukurikiye bakunda ibintu byinshi
sibyo icyo wamfasha wambwira wenda watubwira gato kugira ngo abantu banakumenye bajye banagukurikira tubihereho ubundi dutangire n'ikiganiro cyacu filime waba ukina uheruka gukinamo yaba yitwa ngo iki kugira ngo n'abadukurikiye bajye bayikurikira banakurebe hano nyine bamenye Ange ni muntu ki. Anyway, filime zo ni nyinshi ariko nibakurikire Fabian Films. Yeah. Okay. Anyuzaho filime nziza ndimo ni nyinshi. Abadukurikiye ngira ngo murabireba wenda twatangira n'ikiganiro cyacu gusa ikiriho hano ni kuri Trend Zone TV ariko arababwira ko n'ubundi akina filime rimwe na rimwe mu buzima bwe busanzwe akora filime niko yatubwiye filime mukaba mwazikurikira kuri Fabien Films sibyo? Okay, hanyuma Ange turakwishimiye hano kuri Trend Zone TV. Twatangira n'ikiganiro cyacu. Uri tayari? Ndi tayari. Ariko hagati aho ngo wambaye neza rwose dusoza ikiganiro ushobora kuza kugira icyo ukora. Nabirenze. Murakoze. Okay. Imijana. Ni njye ngiye kugwira. Habo wowe uragira icyo ukora. Okay, nta kibazo. Dutangira ikiganiro cyacu. Ange rero nagira ngo dutangire. Aha ngaha turibaza cyangwa se niwe ngiye kubaza unasobanura kuko ibyo tuvugira hano rimwe na rimwe biba byaratubayeho ubundi ugasanga harabo tugomba kubibwira bikabafasha cyane cyane nk'abadukurikiye nyine bikaba isomo. Ange nagira nkubaze ikintu dutangira ikiganiro cyacu ukundanye n'umutipe. Ange ko wisetsa n'ubundi usanga uramutse ukundanye n'umutipe hanyuma nyine ukamufata ariko guca inyuma. Ange ndagira ngo dusobanurire wabyitwara mute ese ni iki wakora muri ako kanya ukimara kubibona ubonye ukuri kuko nyine uwo mutipe aguca inyuma kandi ubizi mu by'ukuri ko mukundana ariko unca inyuma kandi ariko guca inyuma. Okay, ngiye nkundanye n'umutipe nkamufata ariko unca inyuma sinamukarekera namwishyura mwana yanjye namwishyura nabirenze ese hari ibirenze none se twe tuba twibaza muri uko ushobora kuvuga ngo wamwishyura ese iyo umwishyuye nyine uba wumva aribwo bishobora kuba byamuha isomo ryo kuba yazabireka na ba bakobwa bandi cyangwa se n'abandi ateretana nabo akaba yakuramo isomo ryo ngiye simbyumva neza sobanura twumve. abatipe bari hanze hano kurabizi ntabwo mbisi ngewe ntabyo nzi nese katubyihorera nyine iyo uboroheye tu ukamubabarira sibyo avuga ngo sorry sheri wanje nyine ibiki ntabwo nyine ntuzongere ibiki atayumva nyine ibintu byoroshye ariko nyine nawe nyine tugenda nge namwishyura. Okay, nimuzabishyura ariko ngewe ni ku giti cyanjye. Ange rero ibintu namwishyura ibintu uvuze hano bitandukanye n'ibindi ngewe sanzwe numva ngewe ntekereza ko buriya se umwishyuye ubu numva tayari waba wafashe undi muntu muri gukundana sibyo kuko ntabwo wajya kumwishyura utabanje gukundana n'umuntu urumva umaze kumwishyura na wa wundi wundi akabigukora wazahora wishyura urumva igihugu wakizenguruka. Oya ntabwo nabikora namukorera prank nyine kugira ngo arebe ko bibabaza urumva uzi ibintu namukorera ntabwo nabikora amuce nyuma nyine ahubwo nanjye nazagena nka nyine nkakora ishoboka byose nyakansangana n'umutipe nakare ukuntu bibabaza rero aramutse abonye ko bibabaza ashaka kuvuga ati wenda umuntu kubera ko mukunda ntago nzongera sibyo nyine naramubabaje akareba uburemere bwabyo sibyo aramutse abaye nkunda atankunda yandeka ariko abatipe baranjye ntago naborohera. Ange rero aho watangiye umbwira ko ukina filime sibyo ngiye mise ntekereza kuzanye bya bintu tubona muri filime ukaba ubizanye hano ntago ari filime wabikora koko sawa ngenda kubwe ngo nabwo bantu mudukurikiye ndagira ngo iki kintu mukitondera niba mu by'ukuri ubasha gukundana n'umuntu ubu uri umukobwa ubu uri umutipe mu by'ukuri ujye ugerageza wenda urebe sinzi Ange niba turi buhagurukana duhaye umwanzuro koko yajya aca inyuma buri muntu wese bakundanye ariko bino bintu ngewe ubwanjye ndacyaganira na Ange ariko ndaza gukuramo ikintu cy'ubushishozi cyo kuvuga ese umutipe cyangwa umukobwa dukundana anciye inyuma ese ni ngombwa ko nanjye njya kumwiyumura nkagenda nkashaka undi muntu nanjye nkamuca inyuma sinzi biraza gusoza ariko muraza kutwandikira muri comment hasi
hanyuma mutubwire koko niba ibyo bintu namwe mubyemeza. Ange, urambwiza ukuri ko ibintu utabiteruye byo muri filime ukaba ubizanye hano kugira ngo wenda ubeshye abantu ku buryo ejo bundi yazajya guca umuntu inyuma bikazabura unana kwa kundi bigakomeza mpaka. umva mbabwira abantu badukurikiye yewe wigeze wumva uvuga ko njye nabikora ko navuze ngo nyine namukorera prank nkagenda hari umutipe akadusangana urumva aramutse abaye nkunda byanyabyo sibyo ankunda byanyabyo nyine yahita kurura uburembere bw'ikintu yakoze sibyo akavuga ibintu nyine birababaje nawe kumva ukuntu bibabaza sibyo ako nago nabikora ni prank wamukorera prank bya bintu bavuga ngo urabihinduye ariko nago mbihinduye ariko urumva tayari yaba ari prank ntago waburi kugira ngo nago nawe ngiye kubikora deja ngira ngo bantu mudukurikiye ntaho ndi kubahisha ngo uyu Ange ariko mu by'ukuri ngiye ndifuza ko dusoza byibuze tumenye ngo ese ngiye nkunze umuntu nkunze umukobwa wenda nanjye reka nivuga ese ni ngombwa ko mufata wenda bari kumwe n'undi mutipe bari kunca inyuma nanjye ntahe mfata umukobwa hanyuma nanjye mvuga ngo ndi kumwimuraho ibyo bintu turabisoza tubyibaza Ange dusoza sibyo dusoza wenda kugira ngo abantu tubamara amatsiko koko twumve n'ibyo bintu wambwiye koko ari byo sibyo mu by'ukuri ngenda ndibaza nahise numvamo ikintu cyaba kirekire cyo kuba byaba ari urunana ukazashiduka uri kugenda uryamana n'abahungu benshi cyangwa se n'abandi nigeze mvuga ko ari ukuryamana ni prank namukora prank akansangana n'umutipe akumva uburemere okay reka rero dusoze kuko turasoza tugusha none ndashaka utanga ukuri ku bantu badukurikiye okay kambaho ukuri ariko nyine uramutse ukundanye n'umutipe cyangwa se abamama afite umugabo ugasanga umugabo yaguciye inyuma iri foke ugomba kwihangana sibyo ugomba kwihangana nyine gusa nanone nabo ntibakabone twihanganye bavuge ngo umugabo wanjye n'ubundi arihangana reka mbikomeze sibyo inama nabagira mugire urukundo rwa nyarwo bagire urukundo rwa nyarwo gucana inyuma njye sinibaza ukuntu ushaka kuba uri kumwe n'umuntu akajya kuguca inyuma urumva rero inama nabagira rwose mukundane bya nyabyo gucana inyuma no ariko mwike ntago nigeze mvuga ko namuca inyuma Joshua navuze namukora prank nyine nawe akareba uburemere bw'ukuntu kubabazanya bimera sibyo abadukurikiye batugira inama okay Ange wari umaze kutubwira ko ukina filime rero dusubiye inyuma nyine ikibazo cyari gihari hari ugucibwa inyuma n'umugabo wawe cyangwa se n'umukunzi wawe buriya muri filime hari igihe mujya mubikoramo abantu tukabireba yenda bikadufasha cyangwa bikaduha inyigisho iyi saha nagira ngo byibuze nk'umwacteur ugerageze acting nka kwa kundi umugabo wawe cyangwa umutipe mukundana wamubona cyangwa se waba wamufashe yaguciye inyuma okay nariyo noneho rero be my husband sibyo nta kibazo riteguye ndagerageza okay be uzi impamvu nakwicaje hano ese ukeka neza ko ibyo ukora ntabizi ukeka ko ibyo ukora ntabizi ndi kubwira jewe wowe nakoze iki okay urabyuka mu gitondo ukagenda ngiye mu kazi ese urishwa ko ntazi ko uri muri konje ese kubera iki mwabaye ese kubera iki mutubabaza shindi wamburanye iki ku buryo ujya kunca inyuma please nago mwase kubera iki inyuma basi wamburanye iki kubera iki yampaye nka data kubera iki njye ahubwo se ngewe wamburanye iki umugore mwiza ngewe wamburanye iki njye nakuburanye iki basi cece ari njye nawe uca inyuma undi ninde naciye inyuma iki nakoze iki nziza iki njye hari ibintu nashobora kwiyumvisha n'iki naguha mu by'ukuri nta kintu utama ariko nanjye ntabwo naguciye inyuma ayo ni amabwire
basicecekere basicecekere Okay, Angel, thank you. Mu by'ukuri mwabibonye ase wowe uyakina filime ngira ngo mwari muhise mubona ko byari birangiye neza nanjye tayari baye umukinnyi wa filime kabaye. ese kutambwira icyo wambura Okay icyo utambwira icyo wambura Okay, mu by'ukuri rero ikiganiro cyacu tugisoreje aha nakagaruka aha ni kuri Trend Zone TV mwari muri kumwe na Joshua. Hanyuma icyo nabasabye n'ubundi dutangira ni nacyo nabasaba mu by'ukuri ariyo support yanyu. Mukore subscribe, mukore share na comment, hanyuma tubashe kugira gute gusangiza n'abandi bari hirya no hino ubutumwa. Ciao.